ugize inkovu. Igihe cyose uzabona isuka uzahora wikanga wumva ubwoba muri wowe kubera yuko yasuka yagize gute yagukomerekeje. Mu buryo bwa emotioneri hari uburyo ushobora kuba wabwirwa amagambo, ukabwirwa amagambo mabi mu bwana bwawe ukayakurana ukumva ko ari bwo buzima bwawe ugiye kugira gute, ugiye kumukumva ko ari bwo buzima bwawe. Oro nibyo navuze ngo Imana irema umuntu, iremana umuntu ubwenge, ubushobozi bwo kubasha kwikuramo ibyo bintu byose akaba mu buzima busanzwe, ahubwo uburyo tubyemera tukabyentanayizinga muri twebwe bikaba muri twebwe nicyo kibazo. Niyo mpamvu rero tuba turi naro nk'abaterapiste kugira ngo dufashe abo bantu. Ni gute umuntu ashobora kuba mu gikomere ntabimenye kandi byaramuhinduye uwundi muntu, ntamenye ko yanahindutse. Icyo dukora ni icyo ngicyo, ni ukuganira nawe tukamuha umwanya tukamwumva, tukamenya naho yakomerekeye n'uburyo tumenya kutuvura aho hantu akongera kubaho ameze neza. Kubera yuko impamvu ni iyi ngiyi, iyo umuntu yakomeretse rimwe na rimwe ugakomereka mu buryo buri mentali bw'imitekerereze mu bwonko, rimwe na rimwe hari igihe kigera ugasanga biri kugabanya ubushobozi bwo kubasha gutekereza ibirusebe. Kubera yuko ubwonko bw'umuntu baragenda bukamera nkaho bukuvuye. Reka ngo urugero rw'igitunguru urakibona. Igitunguru wenda nubwo utajya uteka ariko urakizi. Urabona iyo ufashe igitunguru ukagenda ugishishura ugikuraho igihu kimwe kimwe, finaroma uragenda ukagera ku mutima wacyo. Uriya mutima rero niwo Imana yagize gute, niwo yaremanya abantu, iturema tumeze nk'urupapuro rw'umweru rwera. Ariko bitewe na environoma hari ibintu bigenda biza bikiyomeka ku bwonko. Ubwo ndabigeranya na cyane bya bishishwa bigenda byiyomeka kuri wa mutima cya gitunguru. Iyo turi gukora rero therapy cyangwa turimo tuganira n'abantu, icyo tuba turi gukora tuba turi komora bya bintu kugira ngo umuntu tumusubize umwimerere we, originalite yiwe, umwimerere wiwe. Yego cya gitunguru biriya bintu bigenda byiyomekaho gukora ku gitunguru. Ndakumva cyane. Hagenda hazaho twa dutunguru. Ndakumva cyane. None se iyo umufashije ko tuvaho ahubwo no mumusubiza mu bwana. Icyo ndi kuvuga exactement, uvuze ikintu kiza cyane none sasa rero. Reka mbabwire ngiye gukoresha rino jambo, mbabwire ko nubwo tukona ufite imyaka 60, 80 cyangwa 170, wa mwimerere wawe w'ubwana, childhood yawe ibigihari na nubu. Ikintu kibaho ni iki ngiki, emi nukumva ko nakuze, niswe kanaka, nagize imyaka iyi niyi, bigatuma mpindura imyitwarire bitewe n'ikigero nabwiye yuko ngezemo. Ariko bwa bwana bwawe anytime, wenda ku bantu twahuye cyangwa ku bantu bansanga bo barabizi. Barabizi ibyo nshobora gufasha umuntu nkamugeza kuri wa mwimerere wasigara atekereza noneho neza, adatekereza bijyanye na circumstance cyangwa na situation ari kunyuramo. Kuba byabishishwa bivaho rero, icyo tuba dushaka ni umwimerere Imana yarimanye umuntu, umutima w'imitekerereze myiza n'ubwonko bwe bukora neza, kugira ngo duse n'abashishuye cyangwa n'abakwiyeho cyagiwe cyapfukiranye ubwonko, umuntu asigara atekereza neza. Aba ari fresh mu mitekerereze ye. Mu Kinyarwanda cy'ubu ngubu originalite y'umuntu ko ngikagaragara. Hari wenda aho ngaho twari tubaye nk'abagera neza mu buryo bwo gusubiza umuntu mu mitekerereze myiza ikenewe. Ariko mbere yuko tugerayo ni izihe mpamvu zikomeye zituma zitera ibikomere ku buryo umuntu anabibamo ntanamenye ko bibamo? Urakoze cyane. Impamvu zo ni nyinshi cyane. Ni nyinshi cyane. Wenda reka dufate nk'urugero, tuvuge wenda nk'umwana w'umukobwa yafashwe ku ngufu, ari umwana. Kuko izo ngero nyinshi zigenda zihari, ugasanga umuntu yarafashwe ku ngufu ari umwana, igikomere noneho akabana nacyo kugeza ku rwego rushobora kumugiraho ingaruka adashobora gushaka umugabo cyangwa ibe yakwimvamo igitsina gabo, akabana n'ubwo buzima akamwanga, akanga igitsina gabo kubera ibintu byamubayeho. Ntangira navuze ngo igikomere ni ikintu kiza mu buzima bwawe kikabangamira umudendezo wawe. Uko watekerezaga ntubari kugitekereza, uko wari usanzwe gukora ibintu ukunda ugasanga ntabwo uri kubikora, bitewe n'uko hari impinduka, wabaye depressé, hari depression yaje mu buzima bwawe. Ituma ihindura ibyo wakoraga, imyitwarire yawe wari ufite, uburyo wiyumvaga birahinduka. Iyo bihindutse rero niho wenda tuvuga nka wa mwana, hari umudendezo yari afite ari umwana, aza gufatwa ku ngufu mu bintu atatekerezaga, atigeze agambirira, atigeze yifuza ko byamubaho. Ibyo ngibyo kwa bimubayeho arabikurana
ikitaza kuvaho ni cya kintu cyamubayeho n'uwagikoze, ku buryo yumva umuntu wese yumva ko abagabo bose ari kimwe, akazumva ko igitsina gabo cyose iteka ariko bimeze. Ibyo bintu arabigira ubuzima gikomera abandi nacyo. Ubwo n'urugero rumwe nguhaye, sibyo gutiri kujya twinjiye noneho kuri ya topic yacu umunsi, uburyo ushobora kwa translation bikagenda biba uruhererekane, transgeneration, biva kuri umwe biva ku rundi bijya ku wundi. Ugasanga rero kwanza reka dufatiye no kuri urugero kwanza exactement yanze igitsina gabo, kuko tuvuze wafashwe ariko nta muhungu ugifatwa ku ngufu. Biraba cyane, icyegeranyo cyarasohotse, abahungu barafatwa cyane. Abanye n'ubwo buzima komereza aha ngaha. Ni uvuga ngo wenda reka tuvuge dufate umwana wenda afashe ku ngufu, wenda hari igihe usanga hajemo n'ingaruka y'uko babitanamutera n'inda cyangwa n'indwara. Ariko kugira ngo bize kuba noneho kuri topic yacu nyirizina, niyo twavuze transgeneration, reka noneho muri kwa gufatwa ku ngufu yabyaye n'umwana bamuteye n'inda, c'est-à-dire afashwe ku ngufu, abyaye umwana atigeze yifuza kugira gute, abyara igihe atifurizaga kubyara, byo twita nyine kubyara imburagihe, sibyo? Wa mwana abyaye, wenda nanjye reka nkubaze, akibyara uratekereza ko wa mwana azaba yamwishimiye 100%? Uzi impamvu atamwishimira? Nuko agiterwa inda habayemo ikibazo cya mbere, yatewe inda nawe ubwo atabishaka, ku ngufu kimwe, hajemo inda. Iyo hajemo inda na sosiyete iramwanga cyane rwose, urakara yawe agize gute, bagatangira kumubwira nawe urumva ntiyakwishima. Ni uvuga ngo yangiritse rero mu buryo burenze bumwe. Icya mbere hari ukuba yafashwe ku ngufu mu buryo atateganyije, mu buryo atifuzaga. Icya kabiri hari amagambo agiye kumuzaho kubera yatwaye inda mu buryo nabwo butateganyijwe. Rimwe na rimwe uzasanga niwabo bamuca, n'ababyeyi bagira gute bamuca, bamubwira ngo usebeje umuryango, ntabwo wakabaye ubikora, ntayo iwacu warezwe gutya, bazavuga ko uburere twaguhaye ari ubuhe. Ayo magambo directement arahita amuyobora muri depression. Usange noneho yatangiye kwigunga noneho sasa. Urumva ikintu giye kubaho. Nuvuga muri kwa kwigunga kwiwe, nuvuga ngo normalement hari uburyo umubyeyi utwite aba agomba kuba bayeho, afite affection ituruka no ku mugabo we, n'umwana uri mu nda akayibona, iyo ngiyo ntari kuyibona. Iya kabiri hari uburyo bwo kuba akayarinzwe cyangwa yitaweho, ibyo ntari kwibona, ahubwo yinjiye mu gahinda no kwigunga, bitewe n'uko inshuti n'imiryango batangiye kugira gute kumwiyopozo, bamenye yuko ari akarara, ari indaya, ari iki adashobotse, amagambo mabi ataranabyiteye. Ibyo bintu byose noneho biragenda bihurize kuri kwa kunda twite noneho ikigero yararimo. Tuvuge n'umwana w'umukobwa ari umwangavu, hari abandi bana b'abakobwa babanaga biganaga n'urugero, bari mu kigero kimwe, basohokanaga, icyo gihe ntawe ukimugeraho kuko amaze kubona yuko atakiri mu cyiciro cyabo, arasigara ari kurekarama bwa burenganzira bwe bw'umwana w'umukobwa yabagamo, asigara ari kurekarama uburenganzira ku babyeyi batamwitayeho, uburenganzira ku bantu bamuzengurutse, none na wa mudendezo we nawe wamaze kugira gute, wamaze kwangirika. Uwo muntu rero ubuze kumva icyiciro arimo sasa rero, icyiciro wacyumvisha ahantu ari. Ibyo bintu byose rero noneho rero sasa, ibyo bintu byamukoraniyeho byose, yahuye nabyo byose, arabifata. Wenda ku bantu bize ibintu bijyanye biologicoma, wenda bize n'umenya muntu n'iki, barabizi umwana utwite uburyo akominikana na mama we direct, swati mu bitekerereze n'iki, ubwo bivuze ngo wa mwana azakura muri bya bikomeye, araba affected exactement, kuko agahinda afite nyina no kutishima no kutisanzura, umudendezo we wabangamiwe, ubuzima bw'umwana biri kwa urakoze cyane, biri kwa affect umwana. Tugeze igihe Imana imugiriye ubuntu, arabyaye, arabyariye muri bya bikomere no muri ka gahinda, bya bindi yanyuzemo byose. Nuvuga ngo kwa kunda atitaweho, kwa kunda atigeze ahabwa keya, atabwiye amagambo meza atwite, byose yarabiteruye abitwitana umwana kugeza ku rwego amubyaye. None abantu baze kumva rero ikintu gikomeye cyo bita igikomere cy'uruhererekane. Ubwo twinjiye muri topic noneho, igikomere cy'uruhererekane. Twafashe urugero rumwe, hari ingero nyinshi ushobora kubahereza, nyinshi cyane, wenda ndaza gutanga n'izindi ngero. Umwana uramubyaye, mubyare muri ka gahinda gakabije, umubyare muri bya bikomere.
ku bantu wenda basoma bakunda gusoma cyane ntibyigeranyo n'uburyo umwana akura n'ubwonko bw'umwana uburyo bukura, ubundi batubwira yuko hejuru ya 60 nushaka dufate 60%, ubwonko bw'umwana bukura ku kigero cya 60% kuva ari mu nda ya nyina kugeza agize imyaka 6. Stadire bishatse kuvuga iki? Niba ubwonko bw'umwana bukura hejuru ya 60% mu myaka 6, bivuze ngo icyo umwana yakiriye muri ya myaka 6, icyo ngicyo nicyo kiba develope hejuru y'imyaka 6 kikamugira agomba kubawe. Ni urugero ngewe nditangira urugero nkanjye Alpha, nuvuga ngo ibyo nakiriye mu myaka 6 yanjye yibanze nibyo na developye byangize kuba uyu nguyu ndiwe kano kanya. Niba narakiriye amakuru mabi ntarahawe keya, ntabwo nzamenya gutanga keya. Niba ntarahawe urukundo n'umwana muri ya myaka 6, ntabwo nzumva urukundo icyo bivuze. Niba ntarakuze mbona papa imbere yanjye abantu baze kumbabarira, ndatanga urugero kuko ni ukuri, ngomba kuvuga ukuri kuko niba abantu bakeneye gukira ibikomere ngomba kubabwira ukuri. Kuba utarezwe na papa cyangwa na mama ntivuze ko utari umuntu, ariko hari carence, hari ikintu ubura, hari igindi gihombo wabuze mu bijyanye n'iki n'uburere. Ushobora kuba unitwara neza, unaperforming, unatsinda, unameze neza, ariko mu buryo bure emotionnel hari ikindi kintu ubura ya affection y'umubyeyi umwe. Nuvuga ngo rero iyo care ntabonye kuri papa muri cyagiye navutse kuri mama nawe wabyaranye agahinda gakomeye, ibyo ngibyo ndabifata mbi develop nzumve yuko kubaho udafite papa bivuze iki. Ntacyo bimbwiye, c'est la vie, nibwo buzima. Wumve ko exactement gikomeye cyane ahubwo. Ariko hantu uraza kumfasha ushyiremo n'uburyo bitandukanye n'ubuzima, kuko niba uvutse ugasanga papa utamufite n'ubuzima, n'ubuzima, ariko turi gusobanura ubuzima ubwo ari bwo. Kuki cya gikomere wenda ndimo ndakwihutisha, hoya mbaza nta kibazo, kuki cya gikomere kitahinduka ubuzima buhe ukanabubamo ukanabumenya. Erega Emile, twese tuzi la realite, tuzi ukuri kw'ibintu ko kumeze, sibyo? Tuzi ko kuvuka uretse nyine bisigaye biba nyine umuntu akaba yabyara akarera ari wenyine, tuzi ko kuvukira mu muryango wuzuye, cyo bita une famille aisée wuzuye, sibyo? Na papa na mama mubana, iya affection ukabura yifite. None se reka tuvugisha ukuri. Wenda nkungane kitanabura, ushobora kuba utabafite njye mbafite, wagiye wikompara. Aho nibo ndibuze kugera no mu ngaruka zishobora kugira gute gutuma wa muntu noneho cya gikomere kirushaho gukura. Reka nkubwire, uriya mwana avutse agahita arererwa ahantu hari abana bavutse muri buriya buryo, igikomere cye gishobora kudakura kurenza ubwo asanze ari bwo buzima. Exactly. Aho ntangiye kumva neza. Aho utangiye kunyumva neza. Abantu barimo bahamagara ndagira ngo basabe bakoreshe message. Bandike message. 0788555653. Mukoreshe message, turasoma message zanyu. Murimo murahamagara kandi guhamagara ntabwo twabitaba tukirimo tubasobanura. Mwandike message araza kudufasha abasubize. Murakoze cyane. Aha, urakoze cyane. Kwa gukura kwa cya gikomere cya wa mwana rero, ni kuko wa mwana azakura nitujya mu anniversaire n'urugero, tujye gukora anniversaire y'umwana. Ukabona nyifite papa undi ntabafite. Na mbere uretse ko ubungubu wenda turi mu iterambere, ariko wenda ku bantu bazi bijyanye n'umuco nyarwanda, uzi ko mu gihe cyo kurya ubunyano abantu benshi ntabwo bazi ubunyano cyane. Nacyo ni igikomere. Uzi ko mu gihe cyo kurya ubunyano kuba umwana yaravutse kwa wundi amara iminsi 7 bakamusohora, sibyo? Bakamusohora mu nzu y'ibitaka, kumusohora bakamwita izina, abandi bana bagaterana. Uzi ko mbere umwana witabiraga uriya muhango ari umwana ufite se na nyina. Hari n'ibindi bintu nibuka neza wenda uranyunganira, umwana watwaraga igisabo, ugomba kuba afite n'ababyeyi. Exactement, cyane rwose. Ibyo ro bivuga iki se nyine? Ibyo ro biragenda noneho wa mwana wavutse noneho. Urakoze cyane. Ubu ngubu none uri kunyumva neza sasa. Noneho natekereza kubera iki ngewe ndafite uburenganzira bwo gukora kiriya, ari atangira gutekereza none atangiye no kubaza mama we sasa noneho, ubundi mama bite, ubundi ngewe ndinde, kubera iki ngewe birantemere kubikora. Mu byatangiye kwinjira mu bibazo byo gutangira gusobanurira umwana sasa.
ndamusobanura gute papa we ko byagenze gute ko yavutse ate ko yagiye he kuki tutabana umwana arasasa leta bimworiyanta directement muri kagahinda no gakabije no kwigunga sasa atangire kwinjira mu ngaruka zande z'igikomere cyabaye kuri mama we rwa ruhekane twinjiyemo sasa noneho umwana abivukiramo kuko urwa mbere watubwiye byari umuntu wafashwe ku ngufu yego akabyara umwana urundi rujemo ni umwana wavutse ari imfubyi kuri wa muntu umwana wavutse akaza kuba imfubyi yego wenda ntabwo ari kuri wa muntu yego yaravutse imana nayivuze ngo imana ngo ntiyabyemera imana ntiyabyemeye ko akomeza kugira ababyeyi abaye imfubyi urundi rugero tugera abantu benshi ari naho nkunda gutinda nkavuga kuki reka wenda nsimbuke tugereyo yego ku rukundo naho niho ahenshi usanga abantu bafite ibyo bikomere iyo uganira n'umuntu ukabona afite ibibazo byinshi akubwira ko yabitewe n'urukundo umugabo yaranyanze umugore yaranyanze boyfriend girlfriend ibi rero ibintu rero nyine abantu bamaze kubigira ubuzima kubera yuko nsengana n'abantu benshi cyane ni ibintu birenze se ni ibintu ni ubuzima ibyo ngibyo barabyoroheje ariko se pasa ntabwo ariko kuri arufa ibi by'imbere ibi wabanje kutubwira ndabyemeje no kujana wenda n'abadukurikira baza kudufasha ariko se iyo bigeze mu rukundo kuki nabwo ahubwo ari bo benshi mbo reka tubivugeho rero ibi rero ndibuze kubijyanana muri ubu buryo bwa comparaison abantu batandukanye igihe cyo hambere n'igihe turi mu bungubu ni igihe tuvuga ngo technology iraavance technology iradvance diri gutera imbere umunsi ku munsi ubu turi kuvugana none kano kanya arufa nkaba nabandi guteretana n'umukobwa uri hanze y'igihugu cy'u Rwanda sibyo turahora kuri video call rero ntago muzi koko aho kubera byakoranabuhanga ryabyoroheje turamenyanye turakundanye ahubwo aje tugiye kugira gute tugiye gukora ubukwe kandi iyo turi kuvuga icyo bita ce qu'on appelle fiançailles c'est pour connaître mutuellement ni uburyo bwo kumenyana ku mpande zombi kandi mu buryo bugize gute burambye bwagutse mamuzamarana igihe sibyo niba umuntu ntagize igihe gihagije cyo kumumenya nubwo biragoye kugira ngo umenye umuntu complètement mu buryo bwuzuye kuko iteka hari uruhande ugira gute ugenda ubona rudasanzwe reka nguhereze nk'urugero kugira ngo ninjire ku kibazo umbwiye ku bijyanye n'urukundo hari umusore n'umukobwa bakundanye ariko baravukiye mu miryango itandukanye umukobwa yavukiye mu muryango wifashije umeze neza udasaba umunyu niko tubivuga sibyo babandi bavuga ngo ntabwo twataha tudaciye umugati twataha tudaciye breba twataha tudaciye ibi ngibi ntibibaho nyine buri munsi urumva nibwo buzima yakuriyemo umwana w'umukobwa abona buri kimwe cyose agize gute yifuza umwana w'umusore avukira mu buzima bugoye hamwe no kwiga byari bigoranye yirukanwa buri munsi ku ishuri ariko akaba afite ubwenge bwinshi ubwo bwenge rero bwaramuteruye bumushyira mu ishuri wa mukobwa agira gute yigagamo kugeza ku gihe baje gukundanira bajyana no ku gihe cyo kugira gute cyo kubana urumva ubwenge nibwo bwagejeje hari amashuri tuvuga kameme tuvuga ngo ishuri ni ry'abantu bagize gute bishoboye by'abahanga bishoboye ariko bagatena n'ubundi no ku bwenge ubwenge nibwo bwagejeje umwana w'umuhungu muri rya shuri akundana n'umukobwa w'umubyeyi ko turi kubivuga uvuka mu muryango nyine w'umubakire bifashije barakundana kugeza ku rwego bagire gute babana baranafiansanya niyo mpamvu yavuze ngo n'ubundi ntabwo wamenya umuntu complètement 100%. Babanye rero nyuma y'amezi make nk'anatanu haje gutangira kuba ikibazo. Umwana w'umusore urabizi ko yakuze yitera icyuma mu myigire ye no mu mibereho ye, rimwe na rimwe ndetse niyo bakuze usanga batangiye gufata inshingano zo kwita ku miryango yabo kuko ibitifashije kandi we yaragize ahagera ari n'icyo abona. Akareparitisa amafaranga ahembwa avuga ati anga ndafashije umuryango cyangwa bari umuntu abanjye bari ku ishuri, aya ngana yo muri famiye nayo umuryango wanjye nubatse. Wa mwana w'umukobwa nakubwiye ko yamenyereye yuko bataha batanya umugati utuntu turi aho ngaho two muri supermarket mu rugo tutabuze.
umusore nawe rwose kuko azi nyine ku mukobwa agize gute aribwo buzima yakuriyemo agomba kujya acyura iki wa mugati. Noneho umugati bakoresheje mu gitondo, umugati usigaye umukobwa yawushyiraga muri puberi, kuko batojwe iwabo mu rugo ko umugati usigaye uba warangije iki, uba expired, kaba karangiye, baba bategereje ubundi uri fresh uri buve muri supermarket bakawuzana akaba bagira gute bakoresha. Umugabo mu rugo atangira kuyibona, jya kuri agasanga muri puberi harimo imigati kandi yazanye uwundi. Urumva atangiye kugera gute kwibaza, uyu mugore uri gutuma dusesagura kukiyangiza, uyu mugore kukiyangiza, uyu mugore kuki atamenya yuko amafaranga avuna. Bitangiye kuba ikibazo tena no mu muryango. Cyaje kuba n'iki ngiki rero, umugabo yaje kwigira inama aravuga ati singiye kubwira uyu mugore kuko nsanzwe mbizi neza yuko bagize gute, avuka umuryango ukize wenda ni ubuzima yakuriyemo n'ibiki byose. Umugabo abyukaga mu gitondo mu gihe bategwe breakfast, wakabyuka yarubika akatangira kuyitegurira, agafata wa mugati wo muri puberi akaba aragira gute agarura ku meza mu buryo bwo kwirinda gusesa. Icyo nacyo gikomeye none cyaje kuba rero yaje kwegera umuntu umuterapista baraganira, amubaza ubuzima bw'umugore we, ubuzima bwiwe arabuvuga. Nyuma finaroma tagiye muri detaye nyinshi aza gusanga umugore yagira gute yamurenganyaga, kandi kuko exactement ni kuko yaramurenganyaga, kuko umwana w'umukobwa nibwo buzima yagize gute, nibwo yakuriyemo. Ntabwo azi kurya umugati wasigaye, ntabwo azi kurya umugati waraye, ari umugati ugize gute uri fresh. Icyo gihe icyo nshaka kuvuga ni iki ngiki, urugo rwari rugize gute, rwari rusenyutse. Kubera iki? Akantu nkako ngako batigeze baganira muri fiancare wundi kugaruka, uri kubaza ngo kubera iki abantu bari kuvuga ngo nibazo by'urukundo byateye n'urukundo. Ikibazo si urukundo, kuko urukundo ni ruzima, urukundo ruri fresh, urukundo ruruzuye. Ikibazo ni uburyo mwatwayemo fiancare yanyu kugira ngo mugire gute mubane cyangwa mukundane. Hari impande zagaragaye nyuma mutigeze muvugaho mu gihe cya fiancare, zibananira kuzakira no kuzihanganira, bikubera n'ikigeragezo cyangwa navuga ngo rikubera ikintu cy'umutwaro uremereye. Kandi uwo mupatina wawe, uwo mugenzi wawe muri kubana mu rukundo uramurenganya, kuko nibwo buzima yakuriyemo. Rimwe na rimwe nawe uzasanga atabizi ko ari igikomere kuri we, ko biri no kubangamira mugenzi we. Usanga iby'urukundo rero bitangiye kuba ibibazo bikomeye cyane, aribyo turi guhura nabyo uyu munsi ku munsi. Ariko ntibyakabaye igikomere. Wenda urwo rugero bigikomere kubera yuko haje kubaho gutandukana ku muntu wari wakunze. Arufa urwo rugero utanze rurumvikana, ariko noneho izo ni kankeya, nikajya ni nyinshi. Hari noneho izikunze kuba nyinshi nuko njyewe na wenda reka ntange urugero ntavuga ngo njyewe, umukobwa n'umuhungu bakundanye cyangwa umugabo n'umugore babana, ariko cyane cyane bitangira mu bakobwa n'abahungu. Hari igihe umwe muri bo agira imyitwarire idahura n'iyundi. Ibyo nabyo biba nyine. Noneho iyo ya myitwarire idahuye bikangamo ko badakomezanya, umwe muri bo ashobora kuvuga ngo yarakomeretse. Wakomerekejwe n'iki boyfriend wanjye cyangwa umusheri wanjye yaranyanze. Ariko bora n'ubuzima. Urakoze cyane. Icyo kintu reka nkivuge nanagisobanuye neza cyane. Icyo kintu urakoze kugikomozaho cyane. Nibyo nahereye mvugaho, nagiye ntanga ingero. Hari urugero rw'umwana natanze, wa mwana nahereyeho cyane ubwo ntaze kano kanya, uburyo ukuramo. Hari igihe dusanzwe tuvuga ngo amuru ni incompatible, abantu ntago bahuza, ntago bumvana. Boyfriend wanjye gutya na gutya yarangoye, girlfriend wanjye byagenze gutya na gutya, abantu ntibumvane koko. Biturutse ku kireba uburyo nakuzemo, uburyo nakuzemo, aho nakuriye, abandeze, uburyo narezwemo bitandukanye n'ibyo umukobwa tugiye gukundana agize gute yarezwemo cyangwa yakuriyemo. Kandi abantu babyumva hanga nubwo ndashaka kwinjira muri terime biologique, ubundi bivugwa neza ko, ariko utaza gutuma hinjiramo cyane, ariko ndagira nkanyuzemo abantu bakumva. Yakwera iminota dufite ari mikeya. Abantu babyumve neza ko wenda nk'abadogiteri gynecologue ibyo bintu barabizi cyane. Umukobwa ureba ukabenguka cyangwa ugakunda kugera ku rwego,
no c'est pas ça ntabwo ari cyo ngicyo uko nuza kuvuga mwiza urazavuga ati sura ko yashatse mubi byagenze gute ntabwo rari yo mpamvu kuba ari mwiza mukobwa ureba ugakunda ukabenguka kugira ku rwego mushobora kubana burya neza biologically ngo hari amagene menshi pourcentage ni n'abahuje na mama wakubyara icyo ni ikindi kiganiro dushobora kuzaganira ariko gasubiramo abantu badukurikira bakombe babahuje hari amagene uwo mukobwa wakunze wabengutse kujya ku rwego mubana abahuje na mama wakubyara ubyara umuhungu niyo mpamvu mama ubyara umuhungu cyangwa nyina w'umukobwa oya mama ubyara umuhungu hari amagene pourcentage niyo mpamvu baba bakururanye niyo mpamvu bana n'abakobwa 500 800 ukazagera urwego rwo guhitamo umwe ako kantu ntabwo aka kantu kihorere bugacumbikiye ahantu gashyira entre parenthèse urumva icyo navugaga ni iki ngiki rero muri kwa gukundana ya mico wakuranye uri umusore niyo yakuranye ari umukobwa koko pe biragoye ko abantu bagira gute bahuza kubakoranye mu buryo butandukanye sibyo niyo mpamvu tugiye mu buryo bw'abapasiri iyo bigishanya nyine urukundo no kwihanganirana no kugira gute ariko se kubera iki ubundi utahura n'umuterapiste cyangwa umuntu wagufasha mbere yuko ujya gushaka akabasha gutuma mind yawe iba fresh ukajya kurambagiriza se oya none ntago ari icyo ngicyo ahubwo akabanza kumenya ngo mbese ngiye mpagaze neza akavuga ku buzima bwe akamufasha kongera guhura nawe wanyawe reka nkoreshe no jambo guhura nawe wanyawe rega nuvuga ngo muri wowe harimo undi muntu w'imbere iyo bashije umuntu w'inyuma yo gukominikana n'uw'imbere buryo buri umuntu umeze neza cyane hari igihe usanga ufite intambara y'inyuma n'iy'imbere bidahura banakujyanye mu bintu bikomeye cyane ntabwo ari ibintu bikomeye cyane ahubwo ntabwo ari ibintu twavuga none ngo birangire urumva harimo ahubwo uranyemerera uzajya ugaruka kenshi abadukurikiye ibi bintu bazabisobanukirwa kuko hari ibyo urimo kuvuga nkumva ko ari ngombwa ko umuntu abimenya yego cyane kuko byafasha abadukurikiye mu buzima bwa buri munsi kuko urumva hari ibyo umuntu atekereza akumva ko ari ibikomere hakaba n'ibyo ushaka kuba ufite ibikomere ngiye nkumva ko atari ibikomere no arufa ko ari ubuzima busanzwe kuki bimugoye biramugora gute kandi ubuzima busanzwe ariko kumbi ufite bya bikomere byakuzanyirije n'imbere none reka njye nasubiza cya kibazo cyawe ndarumbaje mu kanya ugira abantu bacyumve neza kuki twumva abantu iteka bavuga ngo urukundo boyfriend yanjye yarantengushye ese kuki utumva ko yaba ari wowe ntandaro yo kuba mwatandukana amakosa yawe mu yandi magambo amakosa yawe kuki wakumva ko ayo makosa yawe akubyariye ibikomere none se reka nkubaze wambwira gute uburyo umukobwa akundana n'umusore nyuma y'umwaka baratandukanye ashatse undi ne baratandukanye umukobwa yajya kuwubwira ageze ku basore 3-4 kubwira ngo boyfriend barantenguha ese wowe wari wegereye igihe cyo kwitekerezaho ngo njyewe ngo abahungu cyangwa ngo njyewe abakobwa ngo narabazinuswe rero ntabwo banza utekereze ngo njyewe ubwanjye ubundi imyitwarire yanjye ese abantu bose banjeho ni babi kuki umuntu yumva yuko abaye ikibazo nako abantu ari ikibazo kuri we 1 2 3 4 kuki atabanza kwitekereza ahari ntiyaba ari njye ufite ikibazo gituma ahubwo abantu bagira gute tutagirana ubwumvane hagati yanjye nabo ugasanga ari ibikomere bya cyamakosa yawe uyashyize ku bantu baje mu buzima bwawe kari bo badashobotse kandi ari udashobotse biteye n'iki n'uburyo wakuzemo niyo mpamvu rero ni igikomere gikomeye cyane niyo mpamvu reka ubwire impamvu ari igikomere uwo muntu ntago aba yiyize niho twageze hari ibikomere dukura mu bwana muri ya myaka 6 tukaba affected biturutse ku babyeyi batubyaye tukabikurana tukumva ko ari bwo buzima si bwo buzima ahubwo byaturutse mu bwana bwacu uburyo twakuzemo n'ibyo twakiriye mu bwana ahubwo biri kugenda byangiza baje batugana muri ubwo buzima ngiye warufa nibyo nakubwiye ngo tugitangira avuga ngo hari umuntu bana n'ibikomere ntamenye ko ari ibikomere akumva ko ari ubuzima bwe busanzwe cyane arufa hari ibisobanuro ndagushimira cyane ko n'uburyo urimo kubisobanura birumvikana cyane ariko kubera umwanya muto tuba dufite ndagira ngo udufashe nk'umuntu wenda umuntu ku giti cye cyangwa umuntu ubana n'undi wenda umugabo n'umugore cyangwa se abavandimwe babana ni ibihe bimenyetso umuntu ashobora kubonesha amaso avuga ati ariko nubwo bimeze gutya afite ibikomere ibimenyetso biri
bigaragara umuntu wese n'utarize nk'ibyo mwize yabasha kuvumbura. Reka nkubwire rero iki kintu kirempe difficile kirakomeye ku muntu nkawe kugira ngo uzamenye wenda nk'umuvandimwe mu bana ko afite ibikomere, kiretse umuzi mu bwana bwe hari ibishoboka wenda ushobora kuba umuzi mu bwana bwe cyangwa mu mikurire ye ukaba uzi ko uwo muntu ateye. Tuvuge wenda n'urugero, Emile asanzwe ari umuntu usabana n'abantu, asanzwe ari umuntu ukunda kwisohokera muri weekend, aba yasohotse yamagaye inshuti ze, yabahamagaye mu rugo basangira. Emile dusanzwe azi akunda gukina umukino n'uyu, igihe kirageze bya bintu bivuyeho kandi byari mu bintu byakunezezaga mu buzima bwawe. Tukaba tuzi ko kanaka akunda iki kintu, yabaye chronique y'iki kintu, igihe kirageze urahindutse, bya bintu buvuyeho. Umuntu yakubwira ngo tujye gukina se, reka ibyo nabivuye, ntabwo ndi muri modo. Inifuwa birashoboka inshuro imwe kuba utameze neza ko wajya mu kintu wakundaga, unaniwe, urwaye, ariko niba kabiri gatatu kane icyo hari ikintu cyamaze kuba kuri wa muntu, kuko atangiye kwibuza wa mudendezo yo kuri cya kintu yagira gute yakundaga. Icyo gishobora kuba ikimenyetso ku muntu mubana, akaba yagira gute yakibona. Ikindi ni urugero, shaka kuba usanzwe uryama ugasinzira neza ukaba umeze neza, ariko se nuza kumara amajoro 3, 5, 6 udasinzira, yabyuka akabona uri muri telefone, yabyuka agasanga wicaye urigunze, yabyuka agasanga wagiye muri salo kwirebera filime, agize kugira gute exactly. Hari ikintu cyamaze guhinduka kuri wowe, hari ikintu instant va pas, hari ikintu kitagenda. Ibyo ni ibimenyetso bigize gute bihari bigaragara, zibyo. Ikindi wajya kubona ukabona umuntu w'umugabo cyangwa umuntu mukuru, ariko twebwe wenda urugero ngiye gutanga n'ibintu byo normal kandi binafasha, ukabona ari kurira, wajya kubona ukanamuyicaranya ari kurira, nk'uko twicara ugatangira ukabona atangiye kwimyoza, ari kurira, amarira, agahinda, ukaba utasobanura n'ikintu kiri kukubaho, kandi bikaba inshuro nyinshi. Ibyo ni ibimenyetso bishobora kugaragaza yuko umuntu agize gute yatangiye kwinjira ikibazo gikomeye cyane. Ibyo ni ibimenyetso bitoya. Ngewe rero ntabwo nshobora kurindira ibyo ngibyo, ngiye tukiganira nshobora guhita ndetecting, nkamya uyu muntu afite ikibazo, ndaramufasha muri ubu buryo, kanamucokoza kugira ngo bashe kugira gute kuba namufasha. Abantu bakeneye kumera neza, abantu bakeneye umwimerere wabo. Utwo ni ibimenyetso bitoya nguhaye, kandi mbese n'ingaruka ziba zatangiye kugaragara. Ibyo ntabwo babije gutya kano kanya, sibyo? Ntabwo babije briscoma. Ubwo icyo numvise nuko icyambere umuntu arahinduka mu miterere ye rwose. Cya kabiri ashobora kugaragaza agahinda hanze ku mukuru we, bigaragara ukabona afite agahinda, ari imyoza, aragira gute. Ese ugereranije nk'umuntu ufite experience, uhura n'abantu benshi, ufasha abantu benshi, igitsina gabo n'igitsina gore ni bande bakunda kugaragaza ibyo, cyangwa se ni bande bafite ibikomere byinshi? Ako nakabazo gatoya. Ntabwo ndi bugisubiza ahubwo. Ntabwo ndi bugisubiza ahubwo. Ninjye mpura n'abantu ushobora focusinga ku badamu cyangwa focusinga ku bagabo, kubera ko nzi yuko aribo bafite ibikomere byinshi. Ntabwo ndi bugisubiza. Abantu bose barakomereka kimwe, abantu bose bangirika kimwe, ahubwo wenda ikintu gihari, gukomereka ni kimwe, n'ibintu bishobora gukomeretsa abantu ni bimwe, swate genre masculine cyangwa feminine, ahubwo uburyo bagaragaza ibyo bintu, buryo amarangamutima yabo asohoka biratandukanye. Biratandukanye, kuko abagabo hari cya kintu nabwo navuga ngo kijyanye n'icyo twita umuco, ukumva ko umugabo atagomba kurira no kugaragaza umubabaro, agomba gukomera kwa kesaswa, naho bidashoboka abagomba kugaragaza ko agize gute gakomeye. Ariko bigeze ku gitsina gore, amarangamutima yabo arabaganza, iyo umubabaje arabyerekana ko ugize gute ko umubabaje, ko wabaye koko. Iyo yakomeretse ntagapfa kubihisha iteka, geragera bikamuganza. Icyo nicyo navuga ku bijyanye n'icyo ngicyo. Ariko ubundi iyo ibimenyetso byatangiye kugaragara inyuma, bitazagira ngo kuba umuntu yambabaje none ahango bise bigikomere kano kanya, no, kuba nabwiye amagambo y'uyu munsi bise bigikomere, ahubwo bya bintu byakubayeho inshuro nyinshi. Niyo mpamvu nyasobanura nkabwira ngo ntihagire umuntu uzakubeshya, nta muntu wiyakura kuko ababaye rimwe byako kanya. Bimaze iminsi ni ibintu byaje aricyo bita stimulation. Yo habaye ibikomere byinshi cyane biza mu buzima bwawe, bigera ku rwego, reka ntanga urugero, ubona iyo ufashe kino gipirizo kino basigaye bakoresha ama decoration, anniversaire mu biki, bakagihagamo umwuka. Iyo ufashe kiriya gipirizo ukagihagamo umwuka, do plus uri gushyiramo umwuka mwinshi, niko resistance yacyo ibiri kugenda igabanuka.
kugera ku rwego akantu akariko kose kagikoraho kiba cyahita kigira gute giturika kikabastinga. Nubwo ngo umuntu rero nuko bumeze. Doprisi wakira ibintu byinshi bikubabaza bigahora biba stoke bikagenda bigakora stimulation y'ahantu bikahirundanyiriza. Niko buri kugenda ugabanya capacity yawe cyangwa resistance yo kwihangana. Noneho handi uzajya kubona ukabona umuntu ngo agiye ngo kunkunda amahoro ngari yahuye yambuye ubuzima, umusore yamwanze, ngo umukobwa yamwanze, ngo byagenze gutya na gutya. Iyo ntabwo ari cause immediate iteye icyo kintu ibayeho yonyine gusa. Hari ibintu byinshi byabayeho mu buzima bwe byageze ku rwego aruzinga ya capacity bwa bushobozi bwo kubasha kuresista kubera ibintu byinshi yamaze kwakira muri we, noneho bigeze kuri pe final imeze nka cya gipirizo, akantu gato kamubayeho agahita afata icyemezo by'ako kanya akiyambura ubuzima. Kuko kaba kaje kiyongera kuri bya bindi birunze. Ni nk'uko amazi yaba yuzuye itasi ukagenda ugashyira ahandi arameneka arenzeho. Nuko bigendera no ku muntu. Birumvikana cyane. Ikindi kibazo cy'amatsiko ko dusigaje iminota mike, uragisobanura cyangwa se urakivugaho mu masegonda make kugira ngo tuze kugira n'umwanya wo kugira inama abadukurikiye. Barabagira inama gatoya kuko byose abantu bamaze gusobanukirwa. Nongera kugusaba ko hari ibintu nagiye nsimbuka gato kandi abadukurikiye bagiye bandika bashaka ko tubibaza ko mbikubaza, ariko umwanya dufite ntabwo byashoboka. Ndabihanganisha, ubutaha ibi bintu tuzabera uranyemera kuzagaruka. Nzaza n'umusaza. Hari ubushakashatsi, ari igitabo nasomye kivuga yuko ngo uko umuntu agira ibikomere, ibi twita ibikomere bimaze kudusobanura ko ari ibikomere, ko bishobora no gutera uburwayi bufatika cyane. Si ibyo bintu gute? Erega turi kuvuga ushobora kurwara iyo ndwara yo kuvuga uti nziyahura, ariko se bavugaga ko nk'umutima ushobora kurwara wadwara umutima, wadwara igifu, wagira gute. Erega ibikomere ya cyane rwose, wadwara ibihaha, wagira gute. Ibyo birashoboka cyane. Turi kuvuga ngo rero erega ibintu tuganiraho ni bijyanye n'imitekerereze. Aha ni hahandi navuga ngo ni au centre ikomanda izindi ngingo zose z'umubiri. Kuba wakomeretse kujyana mu bwigunge ni ibintu biri direct. Abantu baze kujya kuri channel Alpha 2 hari session yitwa ivure. Hari ibintu byinshi nagiye mvugaho byinshi cyane bishobora gutera ibikomere cyangwa izindi ndwara zishobora gushamikiraho bitewe n'ibikomere bya bitagize gute bitakize. Nuvuga ngo iyo yatangiye guhura n'igikomere ni ibintu biri automatique. Kuba igifu cyaza ni ibintu biri automatique kuko hari impinduka zawe mu buzima bwawe. Iyo winjiye mugenda gakabije n'andi uzasanga n'umuntu atakirya. Kuba utari kurya rero kuba byakafegite gifu ni ibintu byoroshye, ibitari ngombwa. Aha, hari bitangira kwiyahuza. Aho nakumvise cyane. Wanyumvishe. Birasobanutse. Alpha, nagira ngo dufashe mu minota mike isigaye. Umuntu ufite ibikomere uyu munsi akurikije wenda byo tuvuze byo asanzwe asoma, kuko ntegeza ko kugeza abanyarwanda bamaze gusobanukirwa. Hari amasocial media, hari ibitabo, hari abo baganira everywhere kabisa zirahari. Ni icyo umuntu yakora kugira ngo asohoke muri iki kintu? Ibi bintu rero nta nubwo bigombera umuntu, nkunda kubivuga cyane, ntibigombera umuntu wakomeretse kugira ngo usange umukansara, kugira ngo usange umuntu ugushatse kumwira ngo nanjye nzagusanye cyangwa nzasanye undi. Kubera yuko impamvu ni iyi, impamvu ngiye kwivuga ni iyi ngiyi. Okay, reka mvuge kuri ibyo byiciro bibiri. Umuntu wakomeretse n'utarakomeretse, impamvu akeneye umukansara cyangwa umuterapist ugomba kugira gute kuba yamufasha. Wakomeretse of course abakeneye gukira kugira ngo asohoke muri cya gicu cyangwa muri wa mwijima, yongere yumve ko ari umuntu uri fresh utekereza neza, ubwonko bwe buri ku murongo arorganize. Umuntu utarakomeretse impamvu akeneye umuntu ni iki? Iteka umunsi ku munsi uba ukeneye mu mentor ubasha kugufasha swate ni mu kazi ukora ka buri munsi. Ya stress wahuye nayo uyu munsi ukeneye guhura n'umuntu ugakora icyo bita déchargement, discharge. Iyo process ukayikora ukava uyu munsi wangendeye gutya, byagenze gutya, akagufasha gusubiza ubwonko bwawe ku refreshing ubwonko bwawe kugira ngo ejo utangire akazi umeze neza. Ibyo biraza kukurinda iki? Biraza kukurinda ko stress wahuye nayo umunsi wa none niyo uzahura ejo birabirinda kuba condense kugira ngo ube byatangira guhindura imyitwarire yawe. Kuko doprisi ibintu biza bikwirundanyirizaho, niko n'imyitwarire yawe igenda ihinduka umunsi ku munsi, ukazisanga ahantu habi kandi warora uvuga ngo ngiye nta kibazo.
nkaho urugira akazi ukora uba uri stress cyane. none ngiye ngushaka uba ukwiye kunda buri munsi tugahura tukaganira tugafatiza. njyewe nta gikomere mfite Ntacyo ariko nta gikomere mfite ntekereza ko nta n'icyo nzagira ako se reka nkubaze. kubera yuko ni ubuzima. Kuri icyo kibazo uvuze oya nta c'est pas la vie, c'est pas la vie. Kubera yuko n'umuntu wenda ufite uburwayi bwo mu mutwe. Uzi ko ushobora kumubwira ngo ufite ikibazo ntabimenye. Ntabwo yabyemera. Ntanabyemere. Akubwira ko ari we musazi. Akubwira ko ari we muzima uhari kuri iyi si. Ariko urwo rugero utanze urampamije. Ushatse kuvuga yuko ntizi. Dufashe abantu niki umuntu yakora. Nibyo twari turiho. Icyo yakora nyine. Icyo yakora. Buri wese nagire umuntu yumva yizera. Simpaka ngiye kuba wasanga ruva benshi barahari baruzuye uretse nabo ngabo banabyize cyangwa banabikora. Niba ufite umuvandimwe wawe cyangwa umugabo ku mugore uko utashye byabyiza umugore n'umugabo mbere yo kuryama mwicaye mukaganira. Buri wese mukaganira ku munsi wagenze. Kuva mu gitondo twatandukana byagenze gute, umunsi wagenze gute, wahuye nabande, mukaganira buri kimwe cyose cyabaye kuri uwo munsi. Bira bintu birafasha kuko doprisi uri gusohora ibyo bintu uri kuvuga ku buzima banyuzemo buri munsi niko uri kubasha kurefreshinga ubwonko bwawe urinda ko haza kubaho stock y'ibintu bitari ngombwa muri wowe. No ku basore n'ubu mugahura mukaganira ubuzima muri kunyuramo biri kugenda bite no kuba udafite akazi icyo gishobora gutera kwinjiza muri depression muri trauma. Kuba igihe kinini nta kazi ufite byakwinjizamo aho ngaho. Kubura umukobwa ugeze igihe cyo gushaka abo mwashaki abo mwabyirukiye rimwe barashatse bari kubyara byakwinjiza muri ibyo bintu. Angozi zose ubayemo ugatindamo kandi ubona abandi harandi bageze no guhora yibaza ku buzima bw'abandi ibyo bikwinjiza muri depression kwinjiza mu gahinda gakabije. Iteka rero ukeneye kugira umuntu muganira ku buzima unyuramo umunsi ku munsi kugira ngo ubwonko bwawe bube bumeze neza. Mu yandi magambo ibanga turikureho. Nta banga abantu bajye baganira ibi bintu nkanjye wenda hari icyo bita confidential tujya confidentiality sibyo sibyo nkanjye sibyo abari ibanga sinatanga urugero Emile twaraganiriye bigenda gutya na gutya hoja ibintu byacu bari confidential bakunze kuvuga nyine tumeze nka puberi. Umuntu aza nyine akabwira ibintu byo byose akipakururamo ibintu akabyipakuraho muri wowe sibyo. Buri muntu rero kuvuga ngo nta banga nuko wo ndi kubwira ninde wo turi kuganira ninde ese ibintu byanjye ariko arufuze ko nacyo ari igikomere mu Rwanda biracyanagoranye cyane. Nubwira umuntu mukaganira ubuzima bwawe ejo uzabyumva n'undi nacyo ni igikomere. Ibyo bintu byagiye bibaho ku bantu benshi cyane sibyo. Ntangiro nshaka gutanga wenda ariko cyane cyane mu bijyanye n'amadini. Sa muntu yaje arakwaturira kubwira ibintu byose ejo usanze nibyo uri gutangamo urugero. Ntabwo ari byo ni amakosa cyane akomeye cyane. Yego Alpha urakoze cyane ku bisobanuro byiza duhaye n'ubufasha. Ntekereza ko hari abantu benshi iki kiganiro kizafasha kandi tunababwira yuko hazaza n'ikindi gice ko hari utuntu twinshi ibintu nabimusabye ko azagaruka kongera akadufasha. Rero dusoza kuko inota yacu yagiye rwose iminota ni mibi nayo iba yirukanka. Ntabwo nzi impamvu inota yirukanka igihe abantu barimo baganira ibintu by'agaciro. Nagira ngo ugire icyongeraho. Ni iki wakongeraho kiri navuga wenda mu gifaransa kiri très important? Ikintu ngiye kongeraho ni ijambo rito ntaza gusobanuraho. Abandagira ngo mbwire buri muntu wese udukurikiye yige kubaho nkawe wanyawe. Yige kubaho ari ubayeho abibereyeho. Abantu kwigana ubundi buzima. Abeho yibereyeho mu magambo make. Anyurwe n'uwo ari we. Nicyo ushatse kuvuga? Oya. Ntabwo ari cyo ashatse kuvuga. Aho ngaho ni ikindi topic twasobanura. Kuba wibereyeho baho uzi icyo ukeneye, uzi ibyishimo byawe, ikikunezeza. Ntubeho kuko abantu bashaka kubaho mu bundi buryo. Kubera yuko nubaho uko abandi bashaka uzomeze nkaho uri kwitabika mu mwobo udashobora kuzikuramo. Kuko nubaho uko abandi bashaka uraza kuba mu buryo buri depressé bugutera pression butuma ugira stress. Baramvuga ngo iki barambona gute biragenda bite icyo gihe rero nutangira kuba abandi babishaka uraza kuba stress bikwinjiza ahandi hantu binahinduriye wanyawe true identity yawe iraza guhinduka. Ariko nuba bati ngiye Emile ikinshimisha ni iki ikinezeza ni iki ngiki erega niba kwishima kwawe nta bibangamira nta n'amategeko byica nushaka witware nk'umwana w'imyaka 5-3 wishime
ishime nicyo ngicyo nasoreza. Murakoze cyane. Nshimiye cyane abantu bakomeje kudukurikira. Nshimiye Yongwe TV baduhaye umwanya kugira ngo tuganire namwe, tubagezeho ibiganiro bitandukanye, isura nyayo. Nshimiye abari kuri tekinike ndetse Alpha none ndagushimiye by'umwihariko. Mbabwira yuko ikiganiro cyacu nakagaruka n'ubundi kuwa gatanu tuzasubira mu kiganiro cy'ubuzima busanzwe, nibikunda Alpha azagaruka dusubukura igice cya kabiri. Ejo tuzaganira ku bijyanye n'iyobokamana cyangwa se gospel nk'uko abantu benshi babivuga. Rero turabasezeye tubifuriza weekend nziza kandi turabakunda cyane. Murakoze cyane.